Once again, I want to greet you in the name of Jesus Christ. This evening we are going to have the second session of this online Bible seminar. So I want us to open the book of Genesis chapter 13 from verse 1 through 13. Let us read Genesis chapter 13 from verse 1 through 13. Then Abraham went up from Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him to the south. Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. And he went on his journey from the south as far as Bethel, to the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai. To the place of the altar which he had made there at first. And there Abraham called on the name of the Lord. Lot also, who went with Abraham, had flocks and herds and tents. Now the land was not able to support them, that they might dwell together, for their possessions were so great that they could not dwell together. And there was a strife between the herdsmen of Abraham's livestock and the herdsmen of the Lot's livestock. The Canaanites and the Perizzites then dwelt in the land. So Abraham said to Lot, "Please let there be no strife between you and me, and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brethren." Is not the whole land before you? Please separate from me. If you take the left, then I will go to the right. Or if you go to the right, then I will go to the left. And the Lord lifted his eyes and saw all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed the Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, as you go toward the Zoar. Lot arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi Yorodani cyose yuko kinese hose hose. Uwiteka atararimbura Sodomu n'Igomora, icyo kibaya kugeza Isowari cyari kimeze nk'ayango by'Uwiteka nk'igihugu cya Giputa. Then Lot chose for himself all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated from each other. Nuko Lot yitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani ajya iburasirazuba, baratandukana. Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent even as far as Sodom. Abraham atura mu gihugu cy'Kanani, Lot atura mu midugudu yo muri cya kibaya, yimura ihema rye agera i Sodomu. But the men of Sodom were exceedingly wicked and sinful against the Lord. Kandi abasodomu bari babi, bari abanyabyaha bacumura ku Uwiteka cyane. As you know very well, God created Adam and Eve. When God created them, the relationship between God and them, it was really beautiful. Adam and Eve, they followed the guidance of God. Also, the God took care of the Adam and Eve. I'm sure that they had no heart to go against God in the beginning. But the very funny thing is, when we reach the Genesis chapter 3, now the Adam and Eve, they began to run away from God. They began to have fear to stand before God. Actually, in Genesis chapter 2, even though they were naked, they were very free to God.
ubundi rero mwitangira ibice bibiri nubwo bari bambaye ubusa ariko babaga bisanzuye ku Mana. But what made Adam and Eve have the great fear in their heart? ariko si iki cyatumye Adamu na Eva bagira ubwoba bwinshi mu mitima yabo. It was because they were deceived by Satan. ni ukora ko bari bashutswe na Satani. But actually, the Satan, if you see how Satan deceived Adam and Eve, nyamara witegereje neza uburyo Satani yashutse Adamu na Eva, now Satan planted one thought in their heart. hari igitekerezo kimwe Satani yabibye mu mitima yabo. If you eat this fruit of knowledge of good and evil, you will be like a God. ati rwose nimurya kuri uru rubuto rw'ubwenge mumenyekanisha icyiza n'ikibi muzamera nk'Imana. It will be good for you. bizababera byiza. It will make you wise. bizabagira abanyabwenge. Now, this is the idea that that Adam and Eve received from Satan. iki gitekerezo Adamu na Eva bakiri kuri Satani, Now it was the rightful thought. cyari igitekerezo cyiza. Now Adam and Eve, they began to see this fruit of knowledge of good and evil, and they judged according to their standard. batangiye kureba rwa rubuto rw'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, batangira guca imanza bagendeye ku ishingiro So ryabo. since they followed their rightful thought, bitewe no kubakurikira ibitekerezo byabo byo kwigira ukuri, in their eyes that the fruit looked really, really mu nice. maso yabo urwo rubuto rwasaga nk'ari rwiza. So they did not hesitate to pluck out that fruit and took the fruit of knowledge of good and evil. ntabwo bashidikanyije gusoroma rwa rubuto no kubaruryaho. I am sure that you want to be a good believer. ndamye neza ko nawe wifuza kuba umuntu wizera neza. Don't you want to believe in God well? ese ntushaka kwizera Imana neza? Even that here in the world there are so many people who have the sincere heart, who have the loyalty to God. hano muri isi abantu benshi bagira umwete n'umurava byo gukorera Imana. So many people, they pray really hard, and they read the Bible a lot. abantu benshi barasenga cyane bakanasoma Bibiliya cyane. Even whenever the conference is organized, they attend it. buri uko bateguye ibiterane bakabyitabira. Even at home, they may they may turn on the TV and watch the sermons. bari mu ngo zabo bashobora gucana amateleviziyo bakareberaho ibyigisho. I'm sure that there are so many people who are very much religious and who are very much sincere in terms of believing in God. ndamye neza ko abantu benshi b'abanyadini bagira umurava n'umwete mwinshi cyane mu kwizera Imana. I'm sure that none of them would say that I am taking the way of Satan. Nobody would say so. ndamye neza ko nta n'umwe muri bo wavuga ati njye rwose ndi kugana mu nzira yerekera kwa Satani. I believe in God. aravuga ati nizera Imana. I'm sure that the end of my way, that I'm going to get the blessing. I'm going to get the eternal life. ati rwose nzi neza ko iherezo ry'inzira yanjye ari kuzabona ubugingo buhoraho nkajya mu ijuru. But you should know that Satan is the great deceiver. ariko mukikumenya ko Satani ari umushukanyi ukomeye cyane. How Satan, deceived the Judas Iscariot. ni gute Satani yashutse Yuda Iskariyota? We are able to learn, from it a great lesson. aho tubasha kwigira amasomo akomeye cyane. Satan planted one thought in the Judas Iscariot. hari igitekerezo kimwe Satani yabibye muri Yuda Iskariyota To betray Jesus. cyo kugambanira Yesu. Judas Iscariot, he accepted that thought. cya gitekerezo Yuda Iskariyota aracyemera. The problem is that he did not share this heart with anyone. ariko ikibazo ni uko umutima we nta wundi yigeze awusangiza. Even Jesus said to the Judas Iscariot, na Yesu ubwe yabwiye Yuda Iskariyota ati you are the one who will betray me. ntuzangambanira. But Judas Iscariot still kept quiet. ariko Yuda Iskariyota yakomeje kwicecekera. From that moment, the Judas Iscariot, he was completely dominated by Satan. kuva ubwo Yuda Iskariyota wese yari amaze kwigarurirwa na Satani. I'm sure that, as you believe in God, you would never, ever want to be like Judas Iscariot. ndamye neza ko mu gihe wizera Imana utifuza na busa kuba nka Yuda Iskariyota. Even you can see the life of Peter. ushobora kubona n'ubuzima bwa Petero. Peter, he preached the gospel powerfully in the book of Acts. mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Petero yabwirije ubutumwa bwiza n'imbaraga nyinshi. He was staying together with Jesus, and he could experience the miracles and works of God. yakomeje kubona na Yesu abona ibitangaza byinshi by'Imana. I'm sure that you want to be like that kind of Peter. ndamye neza ko nawe ushaka kuba nka Petero nk'uwo. Is there anyone who wants to be the Peter who betrayed Jesus 3 times? ese hari wifuza kuba Petero wagambaniye Yesu inshuro 3? Do you want to be like the Peter who denied Jesus? ese ushaka kuba nka Petero wihakanye Yesu? I'm sure that nobody would want to be such Peter in this world. tekereza ko muri isi nta n'umwe wifuza kuba nka Petero nk'uwo. Even the Abraham, today we read the story of Abraham. uyu munsi murabona ko twasomye muri Abrahamu. Even Abraham, there was some time that his great faith was manifested. Abrahamu nawe hari igihe rwose yagaragaje kwizera guhambaye cyane. He got the son, this Isaac, by faith. yabyaye umuhungu we Isaka kubwo kwizera. Even after he got a son, he was not hesitant to give his son as a burnt offering to God. amaze kubyara umwana we ntigeze ashidikanya kumutambaho nk'igitambo cyoswa ku Mana. On
the other side, ariko ku rundi ruhande Abraham, he begat the Ishmael, who is the son of distrust. Aburahamu yaje kubyara Ishimayeli, yari umwana wo kutizera. Even because of that, distrust, even he left at the word of God. Kwa kutizera kwatumye anaseka ijambo ry'Imana. We can clearly see such two images. Dushobora kubona amashusho nk'ayo abiri. I'm sure that even you want to be a great man of God. Namenye neza ko nawe ushaka umukozi w'Imana uhambaye. You want to live, with the positive mind, the joy and happiness. Wifuza kubana n'umutima muzima, ufite umunezero n'ibyishimo. But the problem is what? Ariko si ikibazo ni iki? The problem is that there is the work of Satan. Ikibazo nuko ari umurimo wa Satani. Satan continuously, deceives us into thinking that now we are okay, now we are in the right way. Satani akomeza kudushuka dutera kwibwira ngo umeze neza rwose mu nzira y'ukuri. You can read the Matthew chapter 7, there are two ways. Yose muri Matayo ibice birindwi ubona ko hari inzira ebyiri. One is the narrow way and the other one is the wide way. Imwe ni inzira ngari, indi ni inzira ifunganye. You see that you can find a few people on the narrow way. Mu nzira ifunganye ubonamo abantu bake. And you can find so many people on the wide way. Mu gihe mu nzira ngari ubonamo abantu benshi. But the Bible says the end of the wide way is destruction. Ariko biriva ko iherezo ry'inzira ngari ari ukurimbuka. Do you think it is so many people, they are standing on the wide way knowing that its end is destruction? Ese utekereza ko abantu benshi bahagaze mu nzira ngari bibwira ko iherezo ari ukurimbuka? I'm sure that they did not know. Ndamye neza ko batari babizi. I'm sure that they thought that the end of this way is the life. Ndamye neza ko bibwiraga ko iherezo ry'iyo nzira ari ubugingo. They believed in their rightful thought. Bizeraga ibitekerezo byabo byo kugira abanyakuri. I am on the right way. Ati rwose ndi mu nzira y'ukuri. I'm going to heaven. Ndi kujya mu ijuru. These people, who said that, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, done many wonders in your name? Abantu bajya bavuga ati mwami mwami ntitwanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. These people never expected that they would be rejected by Jesus Christ. Abantu ntibigeze banarota ko bazigera bangwa na Yesu Kristo. In the day of judgment, ariko bigeze ku munsi w'urubanza, I'm sure that you will find so many people who are rejected by Jesus. Nzi neza ko uzabona abantu benshi birukanwe na Yesu. You can think about the Cain and Abel. Nimutekereze kuri Kayini na Abeli. Now, as you know, the Cain and Abel, they are brothers. Kuko mubizi Kayini na Abeli bari abavandimwe. But the Cain, he was raised. He was very angry until even he killed his younger brother Abel. Ariko kandi yaje no kurakara cyane kugeza ubwo yishe murumuna wa Abeli. What made Cain kill Abel? Niki cyateye Kayini kwica Abeli? Actually, it was his rightful thought. Nawe nibyo bitekerezo bye byo kwigira umunyakuri. God, how come you reject my offering? Atese Imana ni gute wanze ituro ryanjye? How can you reject my offering? That it does not make sense. Ibyo mfika mu buryo wakwanga ituro ryanjye. Now you see that Cain, he got this kind of the anger in his heart. Kayini yagize umujinya nk'uyu mu mutima we. Because of that. Because of that rightful thought, in order to prove that he is right, even he killed Abel. Now you see that so many people, they live with the rightful thought. You see that, do you know why the rightful thought is really dangerous? If your thought or if your decision is always right, yeah, it wouldn't be a problem at all. The problem is that we humans, we are not perfect. We humans, we do not know what is to happen in the future. We just have the kind of expectation, or we just predict what will happen in the future. But we do not know what is to happen in the future. The reason why so many people, they fail their business or they fail their life, it is because they meet unexpected problems in their lives. Even though everyone in the world, they want to put everything under their control. Therefore, the people, they try to increase their ability. They want to develop their skills. They want to get the more information. Why? Because when you have the more information, when you have the more skills, and when you are smarter than others, you may think that you can control many things.
utekereza ko ubasha kugenga ibintu byinshi. However, Nyamara unexpected problems must happen in your life, ikibazo kitari kitezwe kigera gishya kikavukira mu buzima bwawe, and you don't know what to do at that time. icyo gihe ntube wamenye icyo wakora muri You see ako that kanya. we humans, we are nothing in front of the natural disasters. Twebwe abantu imbere y'ibiza ntacyo tuba turi cyo. Sometimes the people are they're dead because of the car accident. Hari abantu bicwa n'impanuka z'imodoka. Sometimes they are even they're bitten by the vipers. Ikindi gihe akaba yarumwa n'inshira. The such things are the issues that the unexpected issues. Ibyo ni bimwe mu bintu umuntu aba atiteze. Nobody make a plan for those things. Nta muntu wigera agena ibintu nk'ibyo. But such things happen. Ariko ibintu nk'ibyo birarenga bikabaho. That's why that if you just live with your rightful thought, niyo mpamvu uramutse uvanye n'ibitekerezo byawe byo kugira you umunyakuri, could easily fall into their mistakes. ushobora kugwa mu makosa mu buryo bworoshye. Therefore, the wise people, they get the advices from the different people. Burya niyo mpamvu abantu b'abanyabwenge igihe cyose bahora bakira inama zivuye ku bandi. The wise people, they listen to others. Abanyabwenge batega abandi amatwi. Why? Kuki? Because their mindset is higher than others. Kubera ko imyumvire yabo ibirutiye abandi. These people, they know that even though I am smart, but it is not that I know everything. Abantu baba bazi neza ngo nubwo ndi umunyabwenge ariko nyamara burya sinzi byose. Do you think you are smart? Utekereza ko uri umunyabwenge? Even if you think that you are smart, nawe wakubwira ko uri umunyabwenge. I'm sure that you are smarter than others in terms of maybe one or two fields only. Yego uburuta abandi ubwenge mu gisata kimwe cyangwa se bibiri gusa. I may say, because I'm a pastor, I may say that I know the Bible more than others. Kubera ko ndi umupasiteri nshobora kwibwira inzu bibiri kurenza abandi. But in terms of the technology, ariko ku bijyanye n'ikoranabuhanga, or fixing the car, cyangwa se ubukanishi, or electricity issue, cyangwa se iby'amashanyarazi, there are many who know much more than I do. hari abantu benshi babizi kundusha. That's why I have no choice but to listen to them. Impamvu nta mahitamo ngira usibye kubatega amatwi. But the problem is what? Ariko si ikibazo iki. Many people who live with this kind of idea that I am right, I am always right. Abantu benshi babona n'imyumvire yo kwibwira ngo ndi mukuri igihe cyose mpora ndi mukuri. Because their hearts are very high, they will not listen to others. Kubera ko imitima yabo iri hejuru ntabwo bashobora kumva abandi. People who say that I am right, they will never listen to others. Abantu bibwira ngo ndi mukuri ntabwo bajya bumva abandi. Even before the word of God, they have that kind of attitude. Usanga n'abagira inyifato nk'iyo n'imbere y'ijambo ry'Imana. This story, it's now understandable. Rwose inkuru nk'iyi ntiyumvikana. Hey, this story does not make sense. Iyi nkuru rwose nta shingiro ifite. People try to understand the Bible with their narrow mind. Abantu bagerageza kumvisha Bibiliya ubwenge bwabo buke. Without knowing that this is something really dangerous. Batazi neza ko cyari ikintu giteye inkeke cyane. When we check the Bible, iyo turebye muri Bibiliya, the Bible clearly shows us the heart of God. Bibiliya itwereka neza umutima w'Imana. As you know that, that we humans, after Adam and Eve, they took the fruit of knowledge of good and evil, sin entered the world. Kuko mubizi Adamu na Eva bakimara kurya ku rubuto rw'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, ako kanya icyaha cyinjiye mu isi. Now because of this sin, now all people in the world became sinners. Icyo cyaha rero nicyo cyatumye abantu bose mu isi bahinduka abanyabyaha. Even in the book of Psalms chapter 51, the Bible says that my mother conceived me in sin. No muri Zaburi 51 haranditswe ngo mu byaha nimo mama yambyariye. But people said that is why I become a sinner, because I commit sin. Ariko baravuga ngo icyangiza umunyacyaha ukora ko ncumura. Yeah, it is really correct according to the standard of this world. Ibyo kuko bisa nk'ari ukuri ugendeye ku ishingiro ry'isi. Because in this world, unless you commit a sin, you will never become a sinner. Kubera ko muri isi udakoze icyaha ntabwo umunyacyaha. What kind of person do you call the criminal? Ese ni muntu ukibita umunyacyaha? One who committed the sin, right? Uwakoze icyaha sibyo? One who committed the crime is the criminal. Uwakosheje niwe witwa umunyacyaha. But the Bible clearly says, ariko Bibiliya ivuga neza ngo sin entered the world. Icyaha cyaje mu isi. Because of the sin, we became sinners. Icyo cyaha cyatumye tuba abanyabyaha. And because of the sin we received, and this sin, that makes the sin fruit. Bitewe n'icyo cyaha twakiriye nicyo cyera imbuto z'ibyaha. So the reason why we became sinners is because we were born in sin. Rero icyatumye tuba abanyabyaha nuko twavukiye mu cyaha. That's why even the King David, he said that my mother conceived me in sin. Niyo mpamvu umwami Dawidi yagize ati mu byaha nimo mama yambyariye. Do you remember what kind of sin you committed in your mother's womb? Ese waba ukibuka ibyaha wakoze ukiri mu nda ya nyoko? I don't know if you have stolen something, sinzi niba icyo gihe hari ikintu wibye, or you have cursed someone. cyangwa se hari umuntu wenda watutse. I believe that you remember nothing, right? Ndamya neza ko nta
kimwe wibuka. David said, Dawidi yaravuze ngo my mother conceived me in sin. ubyari mu mama yambyariye. So we are born in sin. Because of the sin, we have no choice but to be dragged by this sin. Rero twavukiye mu cyaha, bitewe n'icyo cyaha ntandi mahitamo dufite usibye gushorerwa na But the problem is people use their right of thought that the reason why I become a sinner is because I commit a sin. ariko ikibazo nuko bakoresha ibitekerezo byabo bakigira abanyakuri bakibwira ngo kubera ibyaha nakoze n'ibyo byangiza umunyacyaha. So in order for me to be the righteous, I should stop sinning, I should live the good life. bityo kugira ngo umukiranutsi ngomba gucika ku byaha abaho ubuzima butunganye. It sounds correct. byumvikana nk'aho ari byo. However, it's not correct according to the Bible. nyamara ibyo si byo ugendeye kuri Bibiliya. Because the Bible says, Bibiliya avuga ngo because of one man you become a sinner. wabaye umunyacyaha bitewe n'umuntu umwe. Through one man, Adam, you become a sinner. binyuze mu muntu umwe ari Adamu wabaye umunyacyaha. So through one man, Jesus, you become the righteous. niko binyuze mu muntu umwe ari we Yesu wabaye umukiranutsi. So the way you become a sinner is because of the one man. wabaye umunyacyaha kubera umuntu umwe. The way you become the righteous also is through one man. ni nako umukiranutsi binyuze mu muntu umwe. But people said that the reason why I become a sinner is because I commit a sin. ariko nabo baravuga ngo nabaye umunyacyaha kubera ko ncumura. So for me to be the righteous, I have to live the righteous life. kugira ngo umukiranutsi rero ngomba no kubaho ubuzima butunganye. According to their right of thought. bagende ku bitekerezo byabo byo kugira abanyakuri. This kind of belief is really right and correct. imyizerere nk'ingi isa nk'aho ukuri koko. But according to the Bible, ariko ugendeye kuri Bibiliya it's different. biratandukanye. Many people in the Bible, they also strongly uphold their own rightness. abantu benshi muri Bibiliya usanga banagundira ukuri kwabo. Some people, because of their right of thought, even they go against God, they go against the church. hari nawe usanga batangira kurwanya Imana akarwanya itorero kubera ibitekerezo byabo byo kugira abanyakuri. I don't know God. ati Imana ntayo nzi. If there was God, you bring him here, so that I can see that if I see him, I will believe. iyo Imana nibibaho rwose winzanira hano niyibona nzayizera. You see that many people, they just follow their eyes. abantu benshi bakurikira amaso yabo. But you know that there are many things that exist, even though we don't see it with our own eyes. ariko hari ibintu byinshi bibaho nubwo tutabibonesha amaso yacu. That many people, they follow their right of thought. abantu benshi bakurikira ibitekerezo byabo byo kugira abanyakuri. And they fall into this error that they are not able to listen to others. bakagwa mu ikosa ryo kutabasha kumva abandi. What is the problem of not listening? ese ikibazo cyo kutumva abandi ni ikihe? There is the reason why the Satan tried to set this trap, the right of thought in your heart. hari impamvu ituma Satani agerageza kubiba ibitekerezo byo kugira umunyakuri mu mutima wawe. The reason why Satan tried his best to plant this right of thought in you, igituma Satani akwiye bwawe kugira ngo akubibemo ibitekerezo bisa n'ukuri. it is because once you are captured by this right of thought, you will never listen to others. bikora ko mu gihe umaze gufatwa n'ibitekerezo byo kugira umunyakuri ntabwo ushobora gutega amatwi abandi. And not by listening. kandi bitewe no kutumva. Now, when you do not listen to others, bitewe no kutumva abandi, what would happen to you? bikugendekera bite? The Bible says, the faith comes by hearing. Bibiliya iravuga ngo kwizera guheshwa no kumva. Now, when you listen to the word of God, that is when the faith can come inside of your heart. iyo wumvise ijambo ry'Imana nicyo gihe kwizera kubasha kuza mu mutima wawe. As you know very well that the faith is the only thing that God is pleased with. nuko mubizi neza kwizera nicyo kintu cyonyine gusa Imana yishimira. However, Satan does not want you to have faith. ariko Imana ntishaka ko wagira kwizera. That's why Satan tried to plant the right thought in you. Satani ashaka ko wagira kwizera bityo akabiba igitekerezo cy'ukuri mu mutima wawe. So that you may not listen to the word of God. gituma utumvira ijambo ry'Imana. As a result of not listening to the word of God, ingaruka zo kutumvira ijambo ry'Imana, you are unable to have faith. ntubasha kugira kwizera. You are unable to receive the word of God in your heart. ntushobora kugira ijambo ry'Imana mu mutima wawe. That is when Satan can take your heart and dominate you completely. icyo gihe Satani afata umutima wawe akawigarurira wose uko wakabaye. Judas Iscariot was completely dominated by Satan Yuda Iskariyoti yari yigaruriwe na Satani because he rejected the word of Jesus. kubera ko yanze ijambo rya Yesu. The Peter was different. Petero we ntiyari uko. Yes, even though the Peter denied Jesus 3 times, ibyo nubwo Petero nawe yihakanye Yesu gatatu, but in his heart he remembered the word of Christ. ariko mu mutima yakomeje kwibuka ijambo rya Kristo. Why? Because when Jesus said to the Peter that you will deny me 3 times, kubera ko Yesu yabwiraga Petero ngo uzanyihakana gatatu, Peter, he expressed his heart. Petero yavuze umutima we. Jesus, I don't think I will deny you. yagize ati Yesu rwose sinibaza ko nzakwihakana. You will deny me before the rooster crows twice. ati shikida uzanyihakana mbere ko isaki wika gatatu kose. Because Peter, he could express his heart, he
was able to listen to the word of Jesus. ko Petero yavuze umutima we yabashije kumva ijambo rya Yesu. So after he denied Jesus 3 times, Amaze kwihakana Yesu gatatu, the Bible says he remembered the word of Jesus. bivuga ko yibutse ijambo rya Yesu. So because of that remembering the word of Jesus, Kubwo kwibuka iryo jambo rya Yesu, now Satan was unable to dominate his heart. Satani ntabwo yabashije kuganza umutima we. As you know very well, Jesus approached Peter and restored his heart. Nuko mubizi Yesu yegeye Petero nuko yongera kuzahura umutima we. And in the book of Acts, we could see that how powerfully the Peter was doing the work of God. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa tubona uburyo Petero yakoraga umurimo w'Imana n'imbaraga nyinshi. But what about the Judas Iscariot? Naho se Yuda Iskariyota we, He killed himself. we yariyahuye. Why? Kubera iki? Because he had no word in his heart. Kubera ko nta jambo yari afite mu mutima we. So people, who live with this rightful thought, Rero aba bana n'uyu mutima wo kwigira abanyakuri, they will not listen to others. ntabwo bajya bumvira abandi, They only listen to themselves. bariyumva bo nyine ubwabo gusa. Even they cannot listen to the word of God. Nta nubwo babasha kumva ijambo ry'Imana. Therefore, faith cannot be found in their heart. Bituma kwizera kutabasha kuboneka mu mitima yabo. As a result of it, you see that they are being dominated by Satan completely. Bigateza ingaruka yo kwigarurirwa na Satani bose uko bakabaye. Today, I want to talk about this story of Lot. Uyu munsi nshaka kuvuga kuri inkuru ya Loti. Who is the Lot actually? Ese Loti yari muntu ki? The Lot was he's the nephew to the Abraham. Loti yari umwishywa wa Aburahamu. And I'm sure that, that Abraham in the beginning, the Lot, he could find something special in Abraham. Ntekereza ko bigitangira Loti yari ikintu kidasanzwe yashoboye kubona muri Aburahamu. Because Abraham, the time, until that he turned 75 years old, he had no son. Kubera ko Aburahamu nta mwana yigeze kugeza ubwo yagejeje imyaka 75. But all of a sudden, Abraham, he received the promise of God. Mu buryo butunguranye Aburahamu yahawe isezerano ry'Imana. God, they gave him the promise that you shall be a blessing. Imana yamuhaye isezerano imubwira ngo rwose uzaba umugisha. And from that moment, Abraham, he became the new person. Kuva icyo gihe Aburahamu yabaye umuntu mushya. Lot, he could have sensed something. Loti ashobora kuba ari ikintu yatahuye. Oh, Uncle Abraham changed completely. Ati narume Aburahamu kuko umuntu yarahindutse cyane. What changed him? Ese ni iki cyamuhinduye? Even I want to learn from him. Rwose nanjye ndashaka kumwigiraho. I want to be with him. Nshaka kubana nawe. So when we read Genesis chapter 12, Dusubira mu itangiriro 12. we can see that that Abraham departed from father's house and Lot went with him. Tuna Aburahamu ava mu rugo rwa se nuko Loti ajyana nawe. So as he was together with Abraham, even he was able to receive a lot of grace, a lot of blessings. Mu gihe abanyina Aburahamu yashoboye kwakira imigisha myinshi. Why? Kuki? Because God promised that you shall be a blessing. Kubera ko Imana yamusezeranije ngo uzaba umugisha. That's why Lot, just by being together with him, even he was able to receive a lot of blessings. Niyo mpamvu bwo kubana nawe Loti nawe yashoboye kwakira imigisha myinshi. But in chapter 13, ariko noneho mu gice cya 13 we can see that now between Abraham and Lot there was a kind of strife. dushobora kubona habaye intonganya hagati ya Aburahamu na Loti. Yesterday even I told you the reason why the husband and wife they quarreled. no ku munsi w'ejo nababwiye impamvu umugabo n'umugore batongana. Why do you think the husband and wife have quarrel in their life? utekereza ko iki gituma umugabo n'umugore batongana mu buzima bwabo? As I told you that the husband says that I am right and the wife says that I am right. Nkuko nabibabwiye umugabo avuga ngo ndi mukuri, umugore nawe ati nanjye ndi mukuri. Now the God promised that to Abraham that you shall be a blessing. Imana yasezeranije Aburahamu ngo uzaba umugisha. So why Lot, the follower to Abraham, he was able to receive the blessing too. Mu gihe Loti yakurikiraga Aburahamu nawe yashoboye kubona umugisha. But Satan worked in the heart of Lot. Ariko Satani yavugiye umutima wa Loti. Even you have grown up enough. Nawe rwose dore urakuze bihagije. Even you have a lot of cattle. Nawe ufite amatungo menshi. How long will you stay under your uncle? Ese uzakomeza kugengwa na so wanyu kugeza ryari? Especially, what happened in Genesis chapter 12. Cyane cyane muzi byabaye mu gitangiriro ibice 12. The faithlessness of Abraham was actually revealed. Aburahamu yagaragaye nk'umuntu utagira kwizera. Because Abraham, when he went to the Egypt, kubera ko mu gihe yajyaga muri Egiputa, he introduced his wife Sarai not as his wife but as his sister. yavuze ko umugore we Sarai atari umugore we ahubwo ari mushiki we. I'm sure that Lot saw it. Ndamye neza ko Loti ibyo yibona. Lot was discouraged. Loti acika intege. Lot was disappointed by Abraham. Loti yarihebye kubera Aburahamu. I followed Abraham. Ati nakurikiye Aburahamu. But it does not seem that he had faith. Ariko rwose bisa nkaho nta kwizera agira. I think that I have more faith than he. Ntekereza ko ufite kwizera kuruta kwe. Actually, the promise of God has nothing to do with Abraham himself. Ubusanzwe rero isezerano ry'Imana ntacyo ryari rihuriyeho n'imyitwarire ya Aburahamu. Yeah, Abraham is weak.
yego Aburahamu yari umunyantege nke. But actually, through that incident, Abraham was able to realize how dangerous, how foolish it is for him to follow his rightful thought. ariko binyuze muri icyo kintu Aburahamu yamenye uburyo ari by'upfapfa cyane gukurikira ibitekerezo bye. He thought that it is good for me to introduce my wife as my sister. yaribwiye ati ni byiza ko navuga ko umugore wanjye ari mushiki wanjye. Yeah, he followed this rightful thought. yakurikiye ibyo bitekerezo bye byo kugira umunyakuri. He could clearly see how miserable it is for him to follow his rightful thought. ariko abashije kubona yuko ari ibintu biteye impungenge cyane gukurikira ibitekerezo bye byo kugira umunyakuri. And then again he was able to see how God also saved him from that other misery. nanone yongeye kubona uburyo Imana yamukijije ku kaga. He was able to obtain that God in his heart. yashoboye kubona iyo Mana mu mutima we. But Lord was different. ariko Loti we ntiyari uko. Lord just judged Abraham. Loti yacira imanza Aburahamu gusa. Criticized Abraham. yanenze Aburahamu gusa. Abraham had no faith. Aburahamu nta kwizera ufite. Now that Lord, he wanted to separate himself from Abraham. Loti yashatse kwitandukanya na Aburahamu. And then the Lord began to have the problem and began to have the quarrel with the Abraham. nuko Loti atangira kugira intonganya na Aburahamu. Now in the heart of Lot, as he was seeing all these issues, certain thought it was formed in his heart. umutima wa Loti ubwo yabonaga ibyo byose biri kubaho hari igitekerezo runaka cyavukiye mu mutima we. I don't think it was the good choice for me to follow Abraham. atangira kwibwira ngo sinibaza ko gukurikira Aburahamu byari amahitamo meza. I thought he was great. nibwiraga ko ari umuntu uhambaye. But he was not great. ariko ntabwo ahambaye. Even he had no faith. nta n'ukwizera agira. How could he introduce his wife Sarah as his sister? bishoboka bite ko yavuga ko umugore we Sara ari mushiki we? Now he began to trust his thought. icyo gihe yatangiye kwizera ibitekerezo He bye. forgot this promise that you shall be a blessing. yibagiwe isezerano ry'uko ngo azaba umugisha. Even Peter, even Abraham, even Moses, even David, everyone in this world, everyone in the Bible, sometimes their weaknesses were revealed. ari Petero, ari Aburahamu, ari Mose, ari Dawidi, abantu bose tubona muri Bibiliya intege nke zabo zaragaragaye. Why? Because the Bible says we are not perfect. We humans, we are nothing. kubera ko Bibiliya tubwira ko neza twebwe abantu ntacyo turi cyo ko tudatunganye. But the most important issue is that the word of God, the promise of God is upholding us. ariko icy'ingenzi ni uko turamirwa n'isezerano ry'Imana n'ijambo ryayo. We are not justified by our good performance. ntabwo dutsindishirizwa n'ibikorwa byacu byiza. We are not sanctified by our good deeds. ntabwo twezwa n'imirimo yacu myiza. We are justified. We are sanctified. All of our sins are washed by the blood of Jesus, by the works of Jesus Christ. turezwa tugatsindishirizwa n'amaraso ndetse n'ibikorwa bya Yesu Kristo. However, so many people, they look at themselves. gusa igitangaje ni uko abantu benshi bajya birebaho. When I check my heart, bati iyo nsuzumye umutima wanjye I still have evil thoughts. usanga afite imigambi I mibi. still have bad thoughts. usanga afite ibitekerezo bibi. Oh, I cannot say that I'm righteous. rwose sinavuga ko ndi umukiranutsi. People, they follow their rightful thought. abantu bakurikira ibitekerezo byabo byo kwigira abanyakuri. And then they make a conclusion according to their rightful thought. bigatuma bafata umwanzuro bagendeye ku bitekerezo byabo byo kwigira abanyakuri. That is something really, really dangerous. icyo ni ikintu gikaze cyane. That is not the way to believe in God. gusa ubwo buryo bwo kwizeramo Imana. God asks you to believe in His word. Imana igusaba kwizera ijambo ryayo. But in order for you to believe in the word of God, ariko kugira ngo wizere ijambo ry'Imana, you should know that the biggest obstacle is your rightful thought. ukwiye kumenya yuko imbogamizi yawe ikomeye cyane ari ibitekerezo byawe byo kwigira umunyakuri. Now Lot, that he got this rightful thought. Loti yaje kwigwizaho ibitekerezo byo kwigira And he umunyakuri. began to criticize Abraham. atangira kujya anenga Aburahamu. And he began to have the quarrel with Abraham. atangira kujya agira intonganya na Aburahamu. And he made up his mind to separate himself from Abraham. nuko yiyemeza gutandukana na Aburahamu. Even Abraham, that he must have sensed this. Aburahamu ntashobora kubera bitaho. Now the heart of Lot is different. This is changed. gusa umutima wa Loti warahindutse. The heart of Lot, changed. Now his heart is different from the beginning. umutima wa Loti warahindutse rwose utandukanye n'uko wahoze umeze mbere. Now continuously have the quarrels and fight, the strife. bakomeje kugirana intonganya bagirana amakimbirane. So the Abraham suggested that if you take the left, I will take the right. If you take the right, I will take the left. Aburahamu arasabira ati rwose nujya ibumoso nzajya iburyo kandi nuhitamo kujya iburyo nabwo nzajya ibumoso. Now the Lord, he was confident. Loti yari ifite icyizere. Don't worry about me. ati ntungire impungenge. I can handle my life. ubuzima bwanjye nawe ugenda. I can take care of my issue. ibintu byanjye nabyitaho.
you see that the Lord, he was very much confident of himself. Loti yigiriye icyizere cyinshi. Do you know the story of the prodigal son? Muzi muri umwana w'ikirara? You know the prodigal son also, he was very much confident of himself. Umwana w'ikirara yari ifite ishema ryinshi. Father, you give me the money. Ati data rwose umpa amafaranga. If you give me the money, I will go to the far country and I will do the business. Amafaranga nzajya mu gihugu cya kure nikorera ubucuruzi. And I will make even more money than you are making right now. Rwose nzakorera amafaranga menshi kurenza nayo ukorera. Now the prodigal son, he was very much confident, even though he was not experienced like his father. Umwana w'ikirara yari ifite icyizere cyinshi nubwo nta burambe yari afite nka se. The people who believe in their rightful thought, abizera ibitekerezo byabo byo kwigira abanyakuri, they do not know that their true image. ntabwo baba bazi ishusho yabo nyayo. They never know that they are unable to handle the unexpected problems. Ntabwo baba bazi ko batabasha gukemura ibibazo batari biteze. It has been more than 10 years since I came to Rwanda. Hashize imyaka irenga 10 nje mu Rwanda. I have been ministering here in Rwanda. Maze igihe nkorera umurimo w'Imana no mu Rwanda. Yes, I prepared the different events and different, different conferences. Nibyo kuko nateguye ibikorwa bitandukanye ndetse n'ibiterane bitandukanye. So while preparing, you see that I have met so many unexpected problems. Mu gihe nabiteguraga rero nahuye n'ibibazo byinshi cyane ntari niteze. And sometimes even I did not know what to do. Rimwe na rimwe sinabaga nzi icyo nakora. Therefore, so many times I kneel down before God. Byatumaga igihe cyinshi mfukama imbere y'Imana. God, I prepared this and that. Imana dore nateguye ibi n'ibi. But my preparation is not perfect. Ariko ibyo nateguye ntabwo bitunganye. Because I can prepare for something that comes in my mind. Kubera ko nshobora gutegura gusa ibintu nibutse mu bitekerezo byanjye. For something that I do not think, even I cannot prepare. Ariko ibyo ntatekerejeho byose nabasha no kubitegura. God, please, you help me. Timana ndagusabye mfasha. I remember here in 2011. We were preparing the one big, the event called World Camp. Twateguraga igikorwa gikomeye cyane twita World Camp. So, we got the one venue in one school. Nuko tuza kubona aho igikorwa kizabera mu ishuri rimwe. And we are looking for the big hall, but we couldn't find. Twashakaga sale nini twabasha kuyibona. So, we found the one dining hall that could accommodate maybe more than 700, 800. Ari icyumba kimwe cyakoreshwaga nk'uburiro bw'abanyeshuri twabonye gishobora kwakira nk'abantu hagati ya 700 na 900. Because this is a dining hall, it's very near to the kitchen. Bitewe nuko cyari icyumba cy'uburiro birumvikana ko cyari cyegeranye n'igikoni. And it took place in the month of August. Kandi byagomba kuba mu kwezi kwa munani. The Rwanda in August is the dry season. Mu kwezi kwa munani mu Rwanda bari impeshyi. And it's very hot. Kandi abashyushye cyane. So I was, the preparation team and organizing teams, we were discussing that if we accommodated 700, 800 people in this dining hall without fan, without air condition, it will be like a sauna. Turamutse dukora iki gikorwa ahangaha muri cyumba cy'uburiro hakajyamo abantu nka 700 cyangwa se 900 rwose nubwo hari izuba ryinshi cyane hazashyura mbere nka sauna. Nobody could listen to the message because of heatness. Ntawe uzabasha kumva ubutumwa bitewe n'ubushyuhe. So we did not know what to do. Ntabwo twari tuzi icyo twakora. Because the time was already near to the camp. Kubera ko igihe cyari cyegereje ko iyo camp ibaho. Even to borrow, maybe to rent the AC or fan, it was not easy at all. Kuba twashyiramo n'ibyuma bikonjesha byari byoroshye na gusa. So we had no choice but to pray to God. God, this is how we prepared. God, really our preparation is not perfect. God, please, you help us. Amazing thing is, in doing that camp, even though it was the dry season, every day it rained. This rain cooled down the heatness of that area. Dear viewers, our preparation is not perfect. No matter how hard you try to handle your sin problem, your preparation or your work is not perfect. You cannot be perfect righteous by your effort, by your determination. That's why God prepared Jesus Christ for us. And Jesus Christ, He died for us. Jesus Christ, He completely worked for us. Therefore, we become the righteous. But now the Lord, He eventually
eventually left Abraham. ariko byarangiye Loti asize Aburahamu. His choice. Amahitamo ye. His choice was what? Amahitamo yari ayahe? His choice was that is no Sodom and Gomorrah. Amahitamo yari Sodomu n'Igomora. You know, that place is really wicked and sinful before God, but in the eyes of Lot, it was good. aho hari ahantu habi cyane hazira imbere y'Imana ho kurimbuka, ariko mu maso ya Loti yabonaga ari heza. Lot followed his rightful thought. Loti yakurikiye ibitekerezo bye byo kugira umunyakuri. Next chapter we can see that he lost everything. tubona ko mu gice gikurikiraho yahombye ibintu byose. This is the result of the following the rightful thought. izi ni ingaruka zo gukurikira ibitekerezo byawe byo kugira umunyakuri. Satan wanted to destroy Lot. Satani ashatse kurimbura Loti. So first thing that Satan did, it was that to put the rightful thought in the Lot. Ikintu cya mbere Satani yakoze ko gushyira muri Loti ibitekerezo byo kugira umunyakuri. You can handle your life. Ubuzima bwawe washobora kubugira. Now you can manage your family. Umuryango washobora kuyobora. You can do this and that. Ushobora gukora ibi n'ibi. You are able to do it. Ushoboye kubikora. Satan continuously planted this rightful thought in the heart of Lot. Satani akomeza kubiba ibitekerezo byo kugira umunyakuri mu mutima wa Loti. We can see that how miserable it was for the Lot, he's like the end of his life. Dushobora kubona uburyo iherezo ry'ubuzima bwa Loti ryabaye iherezo riteye agahinda cyane. Dear viewers, mwese bakwiye. This evening I want to tell you, kuri mugoroba ndashaka kubabwira nti before the word of God, imbere y'ijambo ry'Imana, do not hold your rightful thought. ntuzagundire ibitekerezo byawe byo kugira umunyakuri. Put your rightful thought down. Ibitekerezo byo kugira umunyakuri uzabishyire hasi. Listen to the word of God. Wumva ijambo ry'Imana. Listen to others. Wumva abandi. When you listen to others, wumva abandi, you'll be able to receive something new that you cannot get by yourself. uzabasha kwakira ikintu gishya utashoboraga kwihesha ku bwawe. These days, the people they like to speak only, muri minsi bakunda kuvuga gusa, but they are not ready to listen. ariko ntabwo baba biteguye kumva. Since they do not listen to others, bitewe n'uko batumva abandi, even they cannot get the new mind and new heart. bituma batabasha no kubona umutima mushya ndetse n'imyumvire mishya. So the rightful thought is automatically formed in their heart. bya bitekerezo byo kugira abanyakuri ako kanya bihita bivukira mu mitima yabo. Faith comes by hearing. kwizera guheshwa no kumva. But as long as you live with your rightful thought, ariko igihe cyose ubagira ibitekerezo byawe byo kugira umunyakuri, you cannot listen to the word of God. ntushobora kumva ijambo ry'Imana. You cannot listen to others. ntushobora kumva abandi. And you have no choice but to live like Lot. nta mahitamo ugira usibye kubaho nka Loti. Today I explain to you, the symptoms of the people who follow their rightful thoughts. uyu munsi basobanuriye ibimenyetso by'abantu bakurikira ibitekerezo byabo byo kugira abanyakuri. From the story of Lot, I explained to you. bibasobanuriye nifashishije inkuru ya Loti. People who follow their rightful thought, abantu bakurikira ibitekerezo byabo byo kugira abanyakuri, they cannot listen to others. ntabwo bashobora kumvira abandi. Since they do not listen to others, kubera ko batumva abandi, even they do not listen to the word of God. ntabwo bumva ijambo ry'Imana. Because the word of God, the faith comes by the word of God, kubera ko kwizera kuza muri ijambo ry'Imana, even they cannot have faith in their heart. ntabwo babasha kugira kwizera mu mitima yabo. As a result of it, ibyo bitera ingaruka, Satan comes inside of your heart and dominates your heart. yuko Satani aza mu mutima wawe akakwigarurira. Can you see how dangerous it is for you to live according to the rightful thought? ese urabona uburyo kubana n'ibitekerezo byo kugira umunyakuri ari ibintu bikaze? Next session I'm going to explain to you how you can be free from this rightful thought. mu cyigisho kindi kizakurikiraho nzabwira uburyo ushobora kubohoka ibyo bitekerezo byo kugira umunyakuri, And how you can put your rightful thought down and be ready to receive the new heart. washyira bya bitekerezo byawe ubwira ko ari byiza hasi ukakira undi mutima wundi. I'm sure that if you learn this, you'll be able to live the new life. mpamya neza ko niwiga ibi ngibi uzabasha kubaho ubuzima bushya. Thank you very much. I want to speak up to here. murakoze cyane, reka nsoreze hano. See you next time. naho utaha.